Reka twongere tubasuhuze mwese abadahwema gukurikirana ibiganiro byacu bitambuka umunsi ku munsi. Noneho uyu munsi tubazaniye amakuru y'imikino avugwa ku ikipe y'igihugu Amavubi, dore ko arimo kwitegura umukino wa kabiri wo kwishyura. Kapitani w'ikipe y'igihugu Amavubi Djihad Bizimana yashishikarije abanyarwanda kuzaza gushyigikira ikipe y'igihugu mu mukino ifitanye na Benin kuri uyu wa kabiri tariki 15 Ukwakira 2024. Asaba avuga ko byibura yifuza ko stade izaba irimo abafana, dore ko nabo bitanze uko bashoboye ngo bazakoraho bwabaga, ntago bashaka gusuzugurwa inshuro zirenze imwe. Bati tuzi neza ko turi mu Rwanda kandi gutsindwa uyu munsi twaba dutakaje icyizere cyo kuzakomeza guhatanira itike yo kujya mu gikombe cya Afurika. Rero kuko tuzi neza ko gutsindwa byatugira ingaruka nyinshi cyane, niyo mpamvu natwe twiteguye gutanga ibyo dusabwa byose, ariko tukaba tunasaba kugira ngo abafana byibura nabo baze badushyigikire. Kuri uyu wa mbere habaye ikiganiro n'itangazamakuru cyagaragaje impumeko y'ikipe y'igihugu Amavubi mu gihe iri kwitegura gukina na Benin mu mukino w'umunsi wa 4 mu gushaka itike y'igikombe cya Afurika zabera muri Maroc. Muri iki kiganiro kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi Djihad Bizimana yatangaje ko umukino wabereye muri Cote d'Ivoire utahiriye abanyarwanda, ariko kuri uyu wa kabiri intego akaba ari gutsinda byanga bikunze. Bizimana Djihad yahamagaye abafana avuga ko mu by'ukuri ijwi ashaka gutambutsa kurusha yandi, arifuza kubona stade Amahoro yuzuye, arifuza kubona wa murindi w'abafana, arifuza kubona morali y'abanyarwanda, kandi akifuza kubona abanyarwanda batahana intsinzi. Bizimana Djihad yagize ati abakinnyi turabizi neza ko uko twatekereza kose umukino wa mbere wagenze atari ko twari tubyiteguye cyangwa se atari ko twari twabiteguye, ariko ashishikaza abanyarwanda nabizeza ko ibyo biteze byose ari ugutsinda byanga byakunda. Akomeza avuga ko kandi abakinnyi muri rusange ari staff muri rusange bicaye bakaganira kuri uwo mukino, kandi nanubu bakiganira, ariko avuga ko ibyo baganira abakinnyi bose barabyumva. Turi kumwe na nyuma y'umukino twagumye kuvugana twigira hamwe uko umukino w'ejo tuzabona amanota 3 tukaguma mu rushanwa, kuko habaye ikindi kitari amanota 3 byaba bisa naho birangiye. Icyo nabwira abanyarwanda nuko twiteguye ejo tuzaza tuje gushaka amanota 3, nta bintu bya henahe, nta bya henahe, nta bya draw, nta bya avuga ko ashaka intsinzi kurusha ibindi byose. Bazaze badushyigikire badufashe, kuko nabyo biri mu bizaduha ingufu cyane kurusha ibindi. Bizimana Djihad yabajijwe impamvu mu mukino wabereye muri Cote d'Ivoire abakinnyi b'abanyarwanda bagaragaje urwego rwo hasi cyane, nawe arimo ati ibintu byatumye Amavubi atsindwa ibitego 3-0 nanjye simbizi, ariko icyo nzi nuko ari umunsi mubi. Ati kubaza ngo ikibazo cyari ikihe ni ibintu biba bigoye gusubiza pe, kuko nta muntu ujya mu kibuga ashaka gutsindwa cyangwa se gukina nabi. Ngiye mu kibuga ubundi mba nshaka gukina neza cyane, na buri wese ku giti cye ajya mu kibuga ashaka intsinzi. Ahubwo navuga ko ari ibintu by'umupira byabayeho, nabyita ko ari umunsi mubi. Gusa ntabwo iminsi mibi ihoraho, nekereza ko ejo azaba ari umunsi mwiza kuri twebwe. Bizimana Djihad yakomeje gusaba abanyarwanda ko bazaza gushyigikira Amavubi ku mukino afitanye na Benin kuri uyu wa kabiri, cyane ko aya ari amahirwe ya nyuma yo kumenya niba u Rwanda ruzaguma kwizera ko ruzajya mu gikombe cya Afurika. Kuri uyu wa kabiri u Rwanda nirutsinda Benin rurahita rugira amanota 5, ubwo Benin isigara irusha u Rwanda inota 1.
ruzasigara rushakira mu mukino izakurikiraho. Mu gihe ikipe y'igihugu ya Benin yatsinda u Rwanda kuri uyu wa kabiri, byaba nk'aho birangiye kuko u Rwanda rwazitabira igikombe cya Afurika bigoranye, kuko Benin yahita yuzuza amanota 9, u Rwanda rugasigara ku manota 2. Biteganyijwe ko ikipe y'igihugu ya Nigeria iri bwitware neza imbere ya Libya. Uyu mukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi Djihad Bizimana yakomeje asobanura ko batari bagiye bashaka gutsindwa kariya kageni ibyababayeho ko bandagaye, ariko akomeza ashishikariza abanyarwanda ababwira ko noneho bageze iwabo, kandi iyo bari iwabo barabizi ko ari nariryana nabi, bareke noneho ejo abafana bagerageze kuza gushigikira ikipe y'igihugu Amavubi. Nawe yavuze ko batagisinzira bitewe n'ibyababayeho, ati natwe ubwacu twatekereje ku byabaye tubura uko twabigenza, ariko sitwe twenyine twatsinzwe, reka duhe ukuri abanyarwanda, hatsinzwe n'andi makipe. Gusa kuba twaratsinzwe ni ibintu bibabaje, ariko noneho icyo twifuza ni guhatana kugeza dutsinze. Noneho reka nk'abanyarwanda dutegereze ku munsi w'ejo kugira ngo tuze kumenya uko birarara birangiye, dore ko u Rwanda ruramutse rutsinze uyu mukino rwahita rugira amanota 5, rugasigara rutegereje kuzahatana mu yandi makipe azakurikiraho bizahura. Reka mbashimire mwese muri kudukurikira 5-5, tubararikira ejo gukurikira umukino w'Amavubi kugira ngo turebe neza rizereta, kugira ngo tuzakomeze, dore ko twese twizeye kuzajya mu gikombe cya Afurika. Ciao, ni Iri Defense Habimana, ndabashimiye.